uzengurutse mu tubari twa hano i Kigali, ndeke kujya no mu ntara, mu tubari twa hano i Kigali harimo abana b'abakobwa wenda cyangwa se n'abakobwa bakuru bacuruzwa muri ubu buryo, kuko hari inkuru y'ubucukumbuzi mperutse kumva barimo kugaragaza ko muri uyu mujyi hari ababosi bafite utubari bacuruza abana b'abakobwa, akaza mukumvikana igiciro ukamuhereza amafaranga, akaza agaherezaho 70% bosi agasigara na 30% akora muri aka kabari. Bikaba bizwi ashaka iki ubusambanyi, tavuga ubwo nyine agacuruza umwana w'umukobwa, wowe ukamujyana mu kararana mu rugo ukamuhereza 15,000 akaza akamuhaho make bakayagabana, ugasanga bosi n'ubundi nawe uri butware menshi. Gusa ikiba kibabaje so uko ibyo ngibyo byakozwe, ikibabaje cyane nuko noneho bacuruza abana bakiri bato, ugasanga imyaka 15, 16, 17, 18. ufite amakuru huye iyo nkuru narayumvise. Ni inkuru y'ubucukumbuzi n'ubu ngubu nyishatse nazayibona. Ibyo bintu rero hano mu mujyi wa Kigali birahari, kuko umunyamakuru yikoreye ubugenzuzi aragenda bo yigira umwe mu bashaka kugura. iyo nkuru yatambutse hano oya ntago yaciya, iyo nkuru ni Gasigwa yayikoze. ubwo iyo ni ya kera, none ibyo ndi kuvuga ni ibyavuba aha ngaha. Ntugire ngo birendere wenda ni ibya kera, ni ibya kera cyane, n'ubu ngubu birahari. Rero niba uri umubyeyi cyangwa se uri umuntu runaka ukabona ibi bikorwa, menyesha urwego ubabwira ati nyamara ahantu ibi bikorwa biri kuhabera, kuko babikora mu ibanga rikomeye. Nabo bana ntaguza ngo babone mu by'ukuri baba bibereye aho ngaho mu byumba nta kandi kazi bashinzwe. Gukubite ugeze uboneza urubyaro uboneje urubyaro. Ubu naraboneje cyane kuko nabanye imbara ziri mu rugunga ntazazi naya gorogwagwa nkuru ndagaske n'igihumbi n'ijana bigata bijyana. Uyu mwuga ugiyemo ufite yaka ingahe? 22. 22. Umaze kubyaramo abana bangahe? Batatu. Ku bagabo bangahe? 3. Amaye nka data. Buri mwana afite se? Cyane. Basura bazi. Ndabazi cyane. Naho n'umwe wabekeye? Wapi? Nese kuki wese mukojya baguha 1,000? Kiravuna cyane kugikura Rurambi biragoye. Niyo mpamvu nanjye nayemeye. Iryo jana sane rije kirijyaho? Ni prudence cyane kugitongere wirinde kongera kubyara. Icyo gikire nicyo kugora kingirizo. Wakwakira abagabo bangaye ku munsi? Koko mana cyetse ubundi nta mwobo utabika ifuka igihe cyose ifuka yinjiriye irabiko. Ntago nanjye namenye umubare wa. Unago ujye umva wanegeke kumva nta kintu. Kareka bibaho se n'ikintu biba bari gutera amamane. Hakara abana bafite ibisongo. Kareka ibyo bisongo rero bigerayo bikareremba bikaba bigufiya. Umwana urahura nawe ngo ayigukoze mu ruti rw'umugongo. Ariko ubwo iyo mboro yabimeze utemana. Nayo. Nta n'umwe urahura nawe. Ubwo twabwowe n'abayobozi batuyobora. Kareka. Mwapfuye iki nawe ubuyobozi? Kareka uzi umuyobozi kubwa ngo va mu muhanda mwana nta n'igihumbi n'ijana ufite kandi nta kintu bashiki bacu batwumva mwihangane mbivuga uko biri nk'umuntu nyine ubiziho amakuru. Ni uzi abakobwa 100 bakora mu tubari 95 usanga barabyaye, barasigiye abana ba nyirakuru ba nyina se, cyangwa wenda amufite yaremeye akamuza niba yenda yarabuze bamusigira afite umukozi umurera umwana wakagiye gukora mu kabari. Arahembwa 70. Akabari kari kuri kaburimbo nk'ina i Kigali ubusanga ari 60, 70. Ahenshi babagaburira inshuro imwe. Uzasanga nka saa 9 aribwo bari kurya samanywa, hari naho batabagaburira. Afite umukozi uri murera umwana yasize muri geto, wa mwana agomba kurya na wa mukozi agahemba n'umukozi akishyura na nyirinzu. Akenshi ntabwo mvuze ngo nibo bitera ibibazo, ariko buriya buraya bwo mu kabari n'abari abana b'abakobwa hari igihe usanga nta yandi mahitamo afite akabikora byombi. Aho turi kuvuga kubyikorera ku bushake. Yego. Noneho biriya bintu byo rero ngo baramucuruza bagira gute, uretse kubyumva mu nkuru nk'uko tuzikora aho ngaho iyo bigeze aho ngaho mpita nanerekera aho ngaho nkarekeraho kugira ngo ntaza kwishyira muri 18. Ariko buriya uburaya bw'abantu baba mu kabari reka tubyite wenda ubusambanyi, ariko icyo wabyita byose cyo nka pastor ndavuga ko ari uburaya n'ubusambanyi byose bijyanye.
akenshi imibereho ituma ba bagabo bafite amafaranga batagenzwa na kamwe baba profita. Umuntu w'ibihumbi 70 muri Kigali ufite umwana n'umukozi amafaranga yamutunga byagorana. Uwayasigiye nyina mwamusigiye nyina mu cyaro nayo kuri telefone ntigiva ku gutwe uko umwana arize nyina arashaka amafaranga ubwo ni nyirakuru kuko ubwo arashaka amafaranga wenda wasize umwana nawe yafite abandi bana batoya usanga urashaka gutunga urugo niki nimwe rimwe bashiki bacu ugasanga bisanze mu izo ngeso mbi kubera ubuzima usanga baranabyeyi bakiri n'abatoya ariko nago abantu bakora mu kabari ari bo bahembwa amafaranga make kurusha abandi n'abazekirite bahembwa amafaranga make kandi ubwo buzima babubayemo. Reka nkubwira akantu gatoya ntagamije kuvuguruza igitekerezo cyawe bwana Hatangima. Buriya abantu bakora mu kabari burya ni nk'abantu bakora mu ziko. Temptations. Ibishuko bakorana navyo. Araza nicyo kunywa n'iki sinzi umuntu bategeka no kwambara impenure. Bose se wamwambara nawe niba hari abagabo barwabuze isoni uramara gufungura bye niba ari bye niba ari iki yashoye intoki kare yamaze kugeza mu irugo. Njya mbibona nyine isoni zanyishe nabuzandeba nyine ariko njya mbibona.